Yes, mbanje kubasuza abakozi ba Pilot Rwanda aho muherereye mu cezaruka z'isi yose nkomeze mbifuriza amahoro n'imigisha mu by'umukura byose nk'ibisanzwe. Ni Pilot Rwanda ni wa musore ni yashariye bageze amakuru menshi bagiye atandukanye, amakuru abayibanda ku myidagaduro imicyo ndetse n'andi menshi abagenda cicikana hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze yarwo. Gusa nk'abagenda ngaruka ku makuru bavuga mu bitangazamakuru bitandukanye bya hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'imbuga nkoranyambaga nyinshi ziba zigiye zitandukanye. N'abatinde rero ngiye kugaruka ku makuru akomeye cyane ari kugenda avuga mu myidagaduro hano mu gihugu cy'u Rwanda. Utunyoni tubiri turi mu rukundo, Clarisse Karasira ndetse na Sylvain de Joie bari mu rukundo ndetse bamaze guhitamo inzira nziza, bahitamo kuba babana karamata nk'umugabo n'umugore nyuma y'igihe kinini bari mu rukundo. Hari ku itariki ya 2 Gicurasi ubwo bahitagamo kuba babana karamata. Ni inkuru yavuzwe cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda ikimara kumenyekana, ubwo Clarisse Karasira bukeye bwaho ku itariki byari bwo yabwiye abanyarwanda ko kuwa 2 z'ukwa gatanu Imana yabakoreye ibikomeye ndetse bakaba bashima Imana. Beretse ababyeyi, bereka inshuti, ibirori byari byitewe n'abantu batarenga 20, bari abantu 20 bari bitabiriye ibi birori. Ubwo abana babo baberekaga ibirori byari biryoheye amaso ndetse bikaba ari ibirori byagiye birangwamo n'amarangamutima menshi, dore ko Clarisse Karasira yaririmbiye Sylvain de Joie. Sylvain de Joie amarira kamuzenga mu maso, agafata agatambara kihanagura amarira mu maso ndetse na de Joie mu kwishyura amarangamutima yamuteye yaramuririmbiye. Clarisse Karasira nawe kwihangana birangararira. None nyuma y'igihe kinini rwose iminsi igera ku 10 bakoze ubukwe babanye ndetse bari mu kwezi kwa buki, Clarisse Karasira kwihangana biranze atera abantu agakuru avuga ibyabaye imbere gato y'ubukwe ndetse bikaba ari ibintu abanyarwanda benshi bishimiye. Ni ibintu twavuga ko byatuguranye ariko akaba ari agakuru nk'uko yatangiye avuga ati mbabwire agakuru. Ayakomeje agira ati mu minsi ishize nari muri studio negura indirimbo nshya yo gutungura umutware wanjye ku munsi w'ubukwe bwacu, atugwa gitumo na producer Clement. Ngira ngo Clement muramuzi n'umugabo wa Knowless. Ibyari kuba surprise abarabivangavanze, yegera mikro nti ririmbaho numve uko ijwi ryawe ubundi rimera. Rutayihana abaganizi baganira ati ndingeruza abaganizi nawe cyo no nguhige. Sibwo yikirije ibitero arabyigabiza, indirimbo arayimanuka ihinduka y'amateka, producer arayirahira tuyiha umugisha ngo niyogera amajuru menshi ikogoga ikirere cya Kamonyi bazajye bibuka urwo rukundo muri iyo ndirimbo nshya yitwa Ndagukunda. Ngaho yemwe mbateguje iyo ndirimbo y'ikinyagihumbi muzumvamo ijwi rya Rudasumbwa, umutware w'umuryango w'umukobwa w'Imana n'igihugu. Murarike imisozi yombi abakure mubatumeho utwana turamagura umuti, mube hafi kwa Rudasumbwa w'u Rwanda hahura impundu hagiye kuvugira ikobe. Ndagukunda love song is coming soon. Indirimbo y'urukundo Ndagukunda igiye kujya hanze. Aya ni amagambo Clarisse Karasira yavuze, ngira ngo nk'uko mwabyumvishe ngerageje kubisobanura neza. Yari ari muri studio ari kumwe na producer Clement yitegura kuba yakora surprise umugabo we ku munsi w'ubukwe. Nyine ubwo n'indirimbo bayagombaga kuzamuririmbira akamukorera surprise akamutungura ku buryo bukomeye cyane. Nuko umugabo we rwose abaraje nk'iyagatera abageze muri studio abaguye gitumo, abayegeye mikro, naho Clarisse Karasira aramubwira ati ririmba numve ijwi ryawe ubundi numva uko rimera. Nibwo rero uyu musore, uyu mugabo wa Clarisse Karasira de Joie yaririmbye amagambo meza ndetse biza gutuma Clarisse Karasira ndetse na Clement we producer wateguye indirimbo bahitamo ko iyo ndirimbo izasohoka yitwa Ndagukunda. Ni indirimbo yararikiye abantu, ni indirimbo rwose twavuga ko Clarisse Karasira yiteguye guha abanyarwanda ndetse ikaba izagaragaza byinshi mu rukundo rwa Clarisse Karasira. Ntabatinde rero ntabwo ndivuge byinshi ahubwo reka mbagezeho amwe mu majwi ya Clarisse Karasira aririmba bimwe mu bice by'iyo ndirimbo mu bukwe bwe na de Joie Sylvain ubwo berekaga ibirori ababyeyi ndetse n'abari babagaragiye mu bukwe bwari buryoheye amaso kuwa 2 z'ukwa gatanu 2021. Ni Pilot Rwanda. Inshuti y'amagara wanyeretse umutima w'ifuraha mu minsi yacu y'ubusa
umusore umbere ingabo nziza kuri uyu munsi w'amateka ndabigushimye mbega urukundo ruzira ikizinga koko iyo yasezeranye irasoza turayiragije murakoze. yewe ifasha ba Sylvain de Joie mpagaze mu bushake bw'Imana imbere y'abahamya benshi, inshuti, imiryango, ababyeyi. Nemeye ko wowe Karasira Marie Clarisse ubuzima bwanjye umbera umugore isezerano, nkaba ngusezeranya ko nzagukunda kurusha uko nikunda, nkanagukunda kurusha uko nkunda abandi bose n'ibindi bintu byose. Nzagukundwakaza, nzakubera umwizerwa haba mu bukire cyangwa mu bukene, mu byishimo cyangwa mu kababaro. Igihe cyose tuzaba tukiriho uzahora uwa mbere mu buzima bwanjye. Ikirushijeho tuzakora ibyiza bishoboka turi muri ubu buzima ku buryo no mu gihe tuzakora kumwe tugakomeza tugakundana. Mwakoze. Marie Clarisse mpagaze mu bushake bw'Imana imbere y'abo bahamya benshi, inshuti n'imiryango. Nemeye ko wowe ifasha abaye Sylvain de Joie uwo umugabo nawe gusezerana, nkaba ngusezerana ko nzagukunda, nkakubaha, nkakubahisha, nkakubera umwizerwa haba mu bukire cyangwa mu bukene, mu munezero no mu mubabaro, haba mu buzima cyangwa mu burwayi. Igihe cyose tuzaba tukiriho, yewe na nyuma y'ubu buzima, twasezerana nguhaye. Amen. Nawe mumumpera amashyi menshi cyane. Njyewe ifasha ba Sylvain de Joie nkwambitse impeta wowe Karasira Marie Clarisse nk'ikimenyetso cy'urukundo ngukunda, ngwaye umutima wanjye wose n'ubwitange bwanjye bwose kugeza igihe urupfu ruzadutandukanyiriza cyangwa Yesu agarutse twari itorero rye. Ndagukunda cyane. Amen. Amen. Amashyi menshi cyane, amashyi menshi cyane. Njyewe Marie Clarisse Karasira nkambitse impeta wowe Sylvain de Joie ifasha abayo n'ikimenyetso cy'urukundo ngukunda, nguhaye umutima wanjye wose n'ubwitange bwanjye bwose kugeza igihe urupfu ruzadutandukanyiriza cyangwa Yesu agarutse gutwara itorero rye. Ndagukunda. Uyu munsi itariki ya mbere z'ukwa gatanu, umunsi w'amateka mu buzima bwanjye, kuko nasezeranye imbere y'Imana n'umukobwa w'Imana n'igihugu. Uyu munsi akaba ari urubavu rwanjye. Icyo namubwira kumukunda cyane kandi mushimira ko agize umukwe w'u Rwanda by'umwihariko. Ndagukunda cyane, nzahora nkukunda, urubavu rwanjye, mwamikazi w'umutima wanjye. Ndagushimiye cyane ko umpaye amahirwe yo kukubera umugabo mu buzima bwose dusigaje kuri iyi si. Ndi umuntu ariko nzakubera imfura, kandi Imana izanyobora kubera umugabo uzakuryohereza ubuzima bwose dusigaje. I love you so much and you mean absolutely everything to me. N'umugisha kukugira amahoro, ubuzima ndabufite nkufite, Imana yatanze iri juru rito ryacu twembi, inshuti n'imiryango badushimiye
intambwe mbega urukundo ruzira ikizinga